Upitanye pipuna soba kakubana ndisoba batisha tome na utazabinga Maria uresha Maria uresha ukabofatiranye kondo uzaja ni azaja inshuti yanjye ni ubusaza uzaja ni hazaja inshuti yanjye ni ubusaza ubona nyampinga yambaye imiringa ishiyatambo gatugo wambaye reka kujyana n'ibiguru. Muri makeya byatangiye gute ibintu by'ubuhanzi? Kuririmba byatangiye kera, byatangiye ndi umwana mutoya aho mu rugo babonaga ndi umwana bagabona fashe nk'akadomora tugiye nagakozemo gitari usibye ko baje bakanankubita ngo nabaciriye akadomora ako ndihangana ndabwira nakundi ku mutima ndabikunda cyane iri iwacu ni mu byaro byakure cyane kugira ngo ngeri no muri Kigali nakoresha kora ngewe umuziki ndabitekereza kandi ndarambitekerezaho ariko ngewe buriya nge nakuze nifanira niyo boss ko buri umuziki urabona udafite umuntu gufata ukuboko ngagukurure ahantu ubona bigoye nyine ariko ifite umuntu umufatikanya akagukurura mpamvu no mw'iki kiganiro nuzagikurikirana niyo boss ko ndamufana cyane nkamukunda n'abandi bahanzi benshi uzakibona rwose azamfate nk'ukuboko abwe n'uyu mwana mbese nyine amushyiraho akantu tu. Nongeye kubasuhuza nshuti banyarwandakazi waba uri ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Uyu munsi tukaba twifuje kuganira no mutumirwa no kureba kuri kamera zacu tukaba turi kwigendera imihanda nuko yifuza ko twaganira. Reka dutangire tumwakira tuguha ikaze kuri kamera zacu. Murakoze cyane ndabashimiye kubw'umwanya wanyu mwamaye kugira tuganire ku buhanzi bwanjye. Nge nakuze nkunda ubuhanzi kugeza na n'ubu ndacyabukunda niyo mpamvu mba ngenda ndeba n'abantu babikora ndabashimiye cyane murakoze ariko nkaba ntanatangira n'abaririmbira n'indirimbo kugira mwumve ko wa muhungu abizi. Urakoze cyane none se kuba uvuze ngo uri umuhanzi ntago twibwiye amazina mu by'ukuri twamenya ngo ninde uri umuhanzi witwa nta muhanzi utagira izina bibaho? Nge nitwa Freji Bika nitwa Fresiana ariko Freji nararihinyemo kabiri nyine nitwa Freji Bika tu. Okay ngo noneho watangira tubwira ko kuri ubwo buhanzi bwawe ni hari indirimbo zawe ufite cyangwa? Indirimbo zanjye nazo ndazifite ariko kano kanya kubera ko zitari zajya muri studio ubushobozi ari danje umuntu nyine yifashisha neza abandi. Okay ngo noneho watangira turirimbira tukumva kuko niba uri umuhanzi koko. Navuye iwacu heza ngani Kigali guhiga amafaranga ngo mbeho ubuzima bwiza sinarangije amashuri sinasezeye ababyeyi sheri wanjye ntiyamenye aho narengeye ariko i Kigali ntibajyayo maramasake nta gishoro nta n'icyo waronka narariye amajoro hirya no hino biranga mbumuyedi batsinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Halo mama waramutse ute urukumbuzi rwo ni rwinshi ubabwira uti yambi ubabwira uti yambi ubabwira uti yambi amuspa yaspatinze yanshize hanze amabara yose yayapostinze nabikoze nihishe nacyo nikangaga imande n'imande twapanuye naho watunyura namukubitiye bucece nanu hari kutwumva oya gusa natunguwe no gutanga bisanga instant
wita sinzi n'ukuntu ujya ubigenza sinubwa mbere unsize hanze sinzi n'uburyo ubikoramo nanisanga nisanzemo usigaye unkora inyuma ashaka kumfata kunda nari mfite ikigoroye mwiteguye bingana iki si urukundo rwanjye mbona rurakabije enesha pote nyereka byose namenye ayo mashuka nigeze nyura baby raruno rarena merekeza mu rugendo ese ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira kuzageza igihe nzabona kigoranye njye simbeshya akaromatiku wihanganira ibyanjye bidasa neza mbona nabimenyereye si ugukunda mbona atari bikabije nanapatiya ngo ndamumanika hoya naho yagiye hose ngo turajyana hoya wambwira ko wankunze ariko ng'abana bawe heyayiga ngo ndamusaza ngamugira ifemba lahi wandoze unawatimba igenzene buhoro yansabye ko tubijyana buhoro hatitonde tugende na kabisa barakoze cyane ku ndirimbo nyinshi igiye turirimbira ikibazo ese nibaza aka kanya ko numva uzi kuririmba uri umuhanzi koko nk'uko wabitubwiraga ese kuririmba byatangiye ryari ni ibintu byizanye gutyo cyangwa bije vuba cyangwa ni kwa kundi umuntu muri no minsi abantu bose nyine kubera n'akazi ahari kabuze bari guhita baza bakavuga ati ngiye muri ibi ngibi byashoboka ko nanjye akariho nshakira amarongo mbese muri makeya byatangiye gute ibintu by'ubuhanzi kuririmba byatangiye kera byatangiye ndi umwana mutoya aho mu rugo babonaga ndi umwana bagabona fashe nk'akadomora icyo gihe nagakozemo gitari usibye ko baje bakanankubita ngo nabaciriye akadomora ariko ndihangana ndabwira nakundi ku mutima ndabikunda cyane iri iwacu ni mu byaro bya kure cyane kugira ngo ngeri no muri Kigali nakoresheje urugendo rurerure cyane nabwo ubwo naje mbatorotse iwacu ndabwira ngiye i Kigali tu byahereye kera nabarakari kera ubwo niwacu babazi ko nyine ari byo mba ndi guhiga tu urwo rugendo rwakorerwa kuza i Kigali ese waje wari ufite ubushobozi bwo kuza i Kigali cyane ko akora nawe waje uparamiye imodoka nk'uko abandi tujya tubyuma ngo bayaza baparamiye imodoka wari ufite ubushobozi bwo kuza i Kigali cyangwa hari n'umuntu wari ukuzanye muri make kuza i Kigali ntago byoroshye ntago byari byoroshye kandi kugeza na n'ubu ntago binyoroheye ariko ntago byari byoroshye nyine no kwihiringa manza ariko n'Imana sinzi ukuntu nyine bigenza tu niko navuga ubundi ntago biba byoroshye none se ubwo wari ufite ubushobozi bukuzana cyangwa ubushobozi bwo kuza i Kigali ubushobozi bwo kuza i Kigali naba byoroshye byaba ari birebire tubivuze byanatwara isaho ubuzima bwanjye ni burebure cyane byasaba nk'igihe kirekire ubundi iyo twaje kuri kamera twaje gukora ikiganiro wemeye ko tuganira muri makeya ubwo nyine tuba twemeye ko ugomba kuduha urugendo rwo kuva mu cyaro ukagera i Kigali mbese iyo nzira zose nizo tuba dushaka niba wemeye kutuganiriza nyine izo nzira zose nizo tuba dushaka kugira ngo tuganirize n'abandi nyine babashe kuba bagenda baboneraho hari ingero nyinshi nyine z'ukuntu umuntu agenda ava mu cyaro akabasha kugera i Kigali bamwe bavuga yuko bagiye baparamira imodoka abandi bagiye baza gutyo nyine bafite ukuntu ubushobozi gutyo wenda bazemo bakaba ari umuntu wabatumiye wabarangiye akazi hagera akabihinduka mbese muri make ubwo we niyo nzira tugiye kujyamo ugiye kutubwira urugendo rwawe rwose nyine kugera i Kigali ese Kigali wahaje ufite imyaka ingahe
ese Kigali mbese muri make n'ibyo ugenda uyikoramo bigiye bitandukanye? Kigali nahaje mfite imyaka 17 magera i Kigali nta muntu nari nzi nje gushaka ubuzima bisanzwe. Navukiye mu muryango w'abana 5, mvuka ndi umwana wa 3, noneho nangira kwihigamo ukuntu nzaba umuhanzi, ngira nabivuze ukuntu nakoze gitari mu kadomora nicurangira ibintu by'umuziki mbikunda cyane. Noneho ndavuga ibi bintu noneho nzakandagira muri Kigali ute kugira ngo nanjye ngere ku bindi abandi bantu bagezeho. Ubwo natangiye nkajya nkorera abantu, nkajya norora udutungo twato na hato, ubuhinzi nabyo bikanga ndi umwana, kugeza naho naje kwivumburamo impano nk'iy'ubwubatsi, buriya no kubaka narubatse bakajya banseka ngaseka akazi. Ndumva akazi ari kenshi. Noneho ndangije ndavuga ubu ngubu rero amafaranga arabura, ndayahiga ndavuga nanjye byanga bikunde nzagere muri Kigali nkora umuziki. Mu rugo akavuga wa mwana we wakwigumiye hano nubwo dukennye, buriya mvukira no mu muryango udakize. Noneho ndangije ndavuga mu mafaranga nari maze kugira, maze kwikusanya, narakoze n'agatuza karakoze to, ndavuga ngenda yazinze nigiriye Kigali. Icyo gihe nari umwana no kubitsa kuri telefone manza nta n'ibyo narinze, ariko navuze nzagera muri Kigali byange bikunde. Mu kumara kugera i Kigali naje nizeye ko ngiye gushaka nk'aka business gato gaciriritse nakora. Naje kugakora, maze kugakora nza guhomba mu mbaho bikeya, ndangije mbona ko ubuzima bwanze. Maze kubona ko ubuzima bwanze nongera kwisanga ndi gukorera abantu bisanzwe, umuntu ukamukorera bisanzwe, ubuzima nyine burandya nanjye ariko nanjye mbwihambira kugeza amagingo aya nkaba ari ngewe ububona. None se hari ikintu utatubwiyeho kuza i Kigali, urwo rugendo rwo kuza i Kigali waje ufite ubwo bushobozi cyangwa waje ukorera abandi? Nge naje muri ubwo bwubatsi bwanjye gukora cyane n'ubuhinzi, nakoze n'umwana ngo nihiringe ngo nzi Kigali. Ubwo urumva nari mfite impamba, ibyo bita impamba. Naraje ngo nisugaye ndavuga natekerezaga cyane nkavuga ni gute wajya ahantu nta kazi ugira, nta kintu ugira, waba hute se, warara he, waba imihanda uvuye ahantu heza. Nyine narihirinze mpaka, usibye ko nataje ngo ibyo narapanze ngo bimira, ariko ngumya kwihambira kandi na n'ubu ndacyihambira mpaka ngeze ku nzozi zanjye. Ndumva atari urugendo rworoshye, rero ndumva ari urugendo rurerure. Twigarukire ku muziki wawe. Uyu munsi uri gukora ibintu by'umuziki cyangwa se ikintu kikuraje inshinga ni umuziki. Uwo muziki watubwiye ko utangiye ukiri umwana. Uwo muziki mbese muri make ni iki wifuzamo muri uwo muziki? Ese uwo muziki urawukora, hari indirimbo wakoze cyangwa ntabwo uratangira gukora? Ngewe umuziki ndawitekereza kandi ndarambitekerezaho, ariko ngewe buriya ngewe nakuze nifanira niyo Bosco. Buriya umuziki urabona udafite umuntu gufata ukuboko ngo agukurure, ahantu ubona bigoye nyine, ariko ifite umuntu mufatikanya akagukurura. Niyo mpamvu no muri iki kiganiro nuzagikurikirana, niyo Bosco ndamufana cyane, nkamukunda n'abandi bahanzi benshi. Uzakibona rwose azamfate nk'ukuboko avuge uyu mwana, mbese nyine amushyiraho akantu tu. Ni ukuvuga mbese muri makeya, ubwo wenda nanjye ndashaka kukubaza muri iki kiganiro umuhanzi ukunda, none uvuze ko niyo Bosco. Hari indirimbo niyo Bosco waba uzi ukayituririmbiraho? Indirimbo niyo Bosco urumva ndayizi cyane. Wayituririmbiraho twumva? Nararania aho iyo unenze nurengera, cyangwa se iyo ishimye nushimagiza, aho nujya ubona ishitamu maze ukajugunya n'urwo wari wambaye. Aho nibishimisha ukarenza urugero, bikarangira utakaje agaciro, kandi kukagarura ari ihurizo. Kumbona iyi si dutapfuna bubisi, wowe iyo ubibonye ukora aho nuzikuza tura nk'umusozi,
ubwo ntiwibwira ko wageze maze ukihenura kubo wasize kandi ukirwana kugeza utakiriho ubigenza ute umbwira ubigenza ute mbwira ubigenza ute. byiza cyane rwose, ndumva indirimbo kuririmba byo ni ibintu byawe, ariko se ubu ngubu ikintu cyo gukora umuziki watubwira urimo kutubwiraho cyangwa se kituraje inshinga aricyo nyamukuru muri iki kiganiro, uri guteganya iki gukora? Ufite abaterankunga cyangwa nibwo ukiri kwishakisha kugira ngo ubashe kuba wakora? Njye nta muterankunga ndagira, n'ubu buzima naba naraciyemo na n'ubu bubi bwa mbere bubi cyane bukansharirira, nta muterankunga ndagira kugeza na n'ubu. Navuga yuko ari wowe naba mbonye akanshyira kuri kamera, niyo mpamvu abantu bambone bankunde banankundishe n'abandi ebana nanjye ngeraho ndebe ko nagera ikirenge mu bandi, ndebe ko nakinagira inzira y'ubukungu. Ubundi kera ari akantu, kera ndi umwana babonye nikoreye gitari mu kadomoro, baravuga ni rero tugiye kuzagira ubukwe tuzagushakira gitari, urumva? Yego. Ino ducurangire mu bukwe. Yego. Ine akantu indi ndirimbo nyine turyoherwa, siko iyo ndirimbo naba naranayicuranze kandi ndacyayibuka. Okay, wayituririmbiraho muri ya ndirimbo waririmbye mu bukwe? Mama jya mamagara telefone ngibuka ya ndirimbo. Ariko nyine ndayiririmba nyine icyo gihe uko yari imeze niko ndayiririmba nyine, ubwo niko nari narayikoze. Nta kibazo rwose. Rurabo rw'ujuru rwiro n'amahoro, kugukunda bizahoraho, kukubona binera ibyishimo. Rurabo rw'ujuru rwiro n'amahoro, nzakora ibyo wifuza, nzakora ibyo wifuza. Rurabo rw'ujuru rwiro n'amahoro, kugukunda bizahoraho, ufite umutima ukunda, ngo kari wowe neretswe nyikubona na n'ubu. Baby, nta wundi nkunze atari wowe, nzakora ibyo wifuza mu mutima wawe, nzaguha ituze rizira umuze, kuko ubona bintera ibyishimo. Niyo mpamvu mvuze itetero utuze ngo utuze mu gituza cyanjye, kuko narakwihebehebeye. Okay. Ndumva mu bukwe bwo ntatwitsara ukiri umwana. Noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe bampaye amafaranga njya kuyaguramo n'ingurube, asebye ko yapfuye. I'm sorry, gusa nyine bibaho iyo urugo nyine urugo rurimo umwaka, niko bajya bavuga ngo umugera imbaraga asomena icyungo cyane. nahise mvuga navuga umuntu akura utugambo mu kanwa bamuhe n'amafaranga, numva biranshimishije. Na n'ubu ifoto yanjye bagiye bamfotora amafoto baracyafata bakabwira dore umwana desi usa nka niyo bosi ko. Aho ni byiza, gusa tutagiye kure nabonye ufite udushya twinshi. Bwa mbere duhura twahuye ufite gitari, iyo gitari wayishyize he? Gitari dore ngiya, uzi ko nyiraza ku musego mwana. Okay. Ese uzi no kuyicuranga? Gitari nayo ndayicuranga. Okay, wayikoresha nyine ukanaducurangira tukumva ibyo ari byo. Nta kibazo. Sana tugufashe mikoro. Dore nta nshuti nta muvandimwe wo kwizerwa, iyi si yamubuja. Ubutunzi ubutindi rwango rwo mu mitima, nibyo biri mu isi. Tinya umuntu ukwereka inzira
amunyuramo bikamubabaza, atera intambwe akakuzitira, aguteranya k'uwo mwamenyanye. Uwo muntu ye nk'uwo muntu, uwo muntu nagushuke. Uwo muntu ye nk'uwo muntu, uwo muntu mwana ni mubi. Uwo muntu ye nk'uwo muntu, uwo muntu nagushuke. Naho uzajya ntihazajya, inshuti yanjye ni nk'ubusaza. Ubona nyampinga yambaye imiringa, ishiyatambo gatugo wambaye, reka kujyana n'ibiguruka. Bambariye bambeshya nk'ugiye Buganda, bataye ubutindi bararuka. I Buganda bararuka, i Buganda. Bajyaga bambwira kabavayo, bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara baca ku manywa ya Rukamba. Ndararuka i Buganda, ndararuka i Buganda. Bisha abantu biwatukwa ndi Kigali, banyuma y'ibi bampa n'amafaranga ndayambukana. Nguko nagiye i Buganda, nguko nagiye i Buganda. Bansakambarara ngenda ndaragurwa, ndangera mu mujyi Kampala na Mirembe. Abantu barakoze cyane, turimo kugenda dusiganwa n'ibihe. Ku bantu badukurikiye kuri YouTube yacu cyangwa se kuri imbuga nkoranyambaga zacu, turimo kugenda dusoza, ibihe birimo kugenda biducika. Reka dusoze ikiganiro cyacu, ariko ntabwo twagenda gutya tadusoreje. Gusa nibidushobokera tuzongera tumushake adukorere ikindi kiganiro, ikindi cya kabiri. Reka iyi ngiyi tuyite ngo part 1, ubwo na part 2 izaza. Kubera ibihe, murabizi ibihe akaryoshye ngo nigahora mwitaba niko bajya bavuga. Rero reka dusoze ikiganiro cyacu, ariko ntabwo yagina atadushoreje. Reka dushyira ko gusoza, ubwo turashaka ubundi mwanya tuzakora ikindi kiganiro. Ukitanye kupona soba, kakubona bisoba, batisha utome na utazabimda. Uresha biriya uresha, ukabumfatiranye kondo umuhini mushi. Ewana, murakoze cyane wowe udukurikiye ku muyoboro mugari wacu wa YouTube. Reka tubashimire wowe wakunze iki kiganiro. Niba wakunze uyu muhanzi twatumiye cyangwa se uyu mwana ukizamuka twahuriye imihanda, kanda subscribe, ufungure inzogera, unabitubwire muri comment niba mwamukunze, ko ubutaha twakongera tugakora ikiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.